Igice cya 7. Nowa yinjira mu nkuge, umwuzure urimbura abantu. Uwiteka abwira Nowa ati, injirana mu nkuge nawo mu nzu yawe mwese, uko ari we nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira ujyanemo 7, ibigabo n'ibigore. No mu nyamaswa zizira ujyanemo 2, ingabo n'ingore. No mu nyoni n'ibisiga byo mu kirere ujyanemo 7, ibigabo n'ibigore, kugira ngo urubyaro rwabyo ruzarokokerwe mu isi yose. Kuko iminsi 7 nishira nzashyanisha imvura mu isi, iminsi 40 ku manywa na nijoro, nkarimbura ibifite ubugingo naremye byose, nkabitsemba mu isi. Nowa akora byose uko Uwiteka yabimutegetse. Ubwo umwuzure w'amazi wabaga ku isi, Nowa yaramaze imyaka 600 avutse. Nowa yinjirana muri iyo nkuge n'abana be n'umugore we n'abakazana be, waticwa n'amazi y'umwuzure. Mu matungo no mu nyamaswa zitazira no mu zizira no mu nyoni n'ibisiga no mu bikuruka hasi byose, 2 birinjira bisanga Nowa mu nkuge, ikigabo n'ikigore, uko Imana yamutegetse. Maze iyo minsi 7 ishize, amazi y'umwuzure asandara mu isi. Mu mwaka wa 600 w'ubukuru bwa Nowa, mu kwezi kwa 2, ku munsi wa 17, amasoko y'ikuzimu yose arazibuka, imigomero yo mu ijuru yose iragomororwa. Imvura imara iminsi 40 igwa mu isi, ku manywa na nijoro. Kuri uwo munsi Nowa yinjirana muri ya nkuge na Shemu na Hamu na Yafeta abana be n'umugore we n'abakazana be uko ari 3. Binjiranamo n'inyamaswa zose nk'uko amoko yazo ari, n'amatungo yose nk'uko amoko yayo ari, n'ibikuruka hasi byose nk'uko amoko yabyo ari, n'ibisiga byose nk'uko amoko yabyo ari, n'inyoni zose n'ibifite amababa byose. Birinjira bisanga Nowa mu nkuge, 2 mu bifite umubiri byose birimo umwuka w'ubugingo. Ibyinjiye byari ikigabo n'ikigore byo mu bifite umubiri byose, uko Imana yamutegetse. Uwiteka mukingiraniramo. Umwuzure umara iminsi 40, amazi aragwira atero ya nkuge, ishyirwa hejuru y'isi. Amazi arakwira cyane, arushaho kugwira cyane mu isi. Ya nkuge ireremba ku mazi. Amazi agera mu kirere hejuru na mikono 15, imisozi irarengerwa. Ibifite umubiri byose byigenza ku isi birapfa, uhereye ku nyoni n'ibisiga n'amatungo n'inyamaswa n'ibikuruka hasi byose n'abantu bose. Ibifite umwuka w'ubugingo mu mazuru byose, ibiri ku butaka byose birapfa. Ibifite ubugingo byose biri ku butaka birarimbuka, uhereye ku bantu n'amatungo n'ibikuruka n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere bitsembwa mu isi. Nowa wenyine arokokana n'ibyo yari kumwe nabyo muri ya nkuge. Amazi amara iminsi 150 agikwiriye cyane mu isi.